benshi mukunze kumva indwara ya kanseri, kumva ngo uyu muntu arwaye kanseri, cyangwa se ukumva ngo uyu muntu yapfuye cyangwa se yavuye muri ubu buzima azize kanseri, ariko ntumenye ngo kanseri iterwa n'iki, ni gute nayirinda kugira ngo nanjye itazaba yanyataka cyangwa se itazaba yangeraho. Reka tuvuge bino bintu, ni ibintu bigeze kuri bitanu ushobora gukora kugira ngo utazigera urwara kanseri, cyangwa se kugira ngo ibyago byawe byo kurwara indwara ya kanseri bigabanuke. Ikintu cya mbere tudatinze ni ukurya indyo iboneye. Ugomba kurya indyo iboneye, gerageza kurya imbuto n'imboga buri munsi, irinde ibirimo isukari nyinshi, inyama zitunganyijwe cyane nk'amafiriti cyangwa se sosiso n'ibinyamasukari byinshi. Ibyo byose ni ibintu ugomba kwirinda, noneho ukongera cyane icyitwa imboga n'imbuto, ni ibintu bizagenda bigufasha. Noneho ikintu cya kabiri ugomba gukora kugira ngo utazigera urwara kanseri ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Nibura ugakora siporo, ugakora imyitozo ngororamubiri mu gihe kingana n'iminota 30 buri munsi. Wakora siporo yo kugenda n'amaguru cyangwa se uri gukora utujogingi tworoheje, nta kibazo, cyangwa ugakora siporo yoroheje ariko ukagerageza ugakora siporo buri munsi. Ni ibintu bizagenda bigufasha. Ibi bintu nubyubahiriza ntabwo uzarwara kanseri, ntabwo izigera igera ku mubiri wawe. Noneho ikintu cya gatatu ni ukwipimisha kare. Kuba ushobora kujya kwa muganga bakakurebera, niba ubona hari akabazo k'umubiri ufite cyangwa se ari uburwayi uri gukeka, si na ngombwa ngo uri kurwara, ukagenda bakagupima, kuko iyo kanseri wipimishije hakiri kare ntabwo ushobora kuyirwara. Ni ukuvuga ngo kwipimisha kanseri zitandukanye hakiri kare, nka kanseri y'ibere, kanseri y'inkondo y'umura n'iy'amara, bifasha mu kuyirwanya hakiri kare maze ikavurwa igakira. Noneho ikintu cya kane ugomba gukora ni ukwihangana cyangwa se kwirinda ukanga imyanda y'uburozi, cyane cyane imyanda ijya mu mubiri wacu iturutse mu nzoga n'itabi. Irinde itabi n'inzoga nyinshi, irinde gukora ahantu hari imyuka yangiza nk'ibinyabutabire bikomeye. Icya gatanu ugomba gukora ni ukubaho ubuzima butarangwamo stress nyinshi. Stress ikabije ishobora gutera kanseri, kubera yuko igenda yica ubudahangarwa bw'umubiri, cyangwa se igenda ica intege ubudahangarwa bw'umubiri, cyangwa se immunity system yawe, uburyo ushobora kwirinda uburyo nyine umubiri wawe urwanya indwara. Iyo ugira stress nyinshi cyane, ubudahangarwa bwawe buragabanuka, ukaba ushobora gushiduka waramaze kurwara kanseri. Ibyo ni ibintu bitanu rero ugomba kwitondera. Noneho impamvu abantu benshi barwara kanseri muri iki gihe tugezemo, cyangwa se impamvu abantu benshi bari kurwara indwara ya kanseri ikaba iri kubagirira nabi ari benshi. Ikintu cya mbere kibitera ni imirire mibi, nk'uko twabibonye hejuru ko ugomba kurya indyo yuzuye. Ni ukuvuga ngo ibintu abantu bari kurya muri ino minsi ni ifunguro ryuzuyemo cyangwa se ririmo ibinure byinshi, ririmo isukari nyinshi n'inyama zivanze n'imiti. Bizi yuko niba hari inkoko ziri kujya ziribwa kandi zimaze iminsi 45 kuko ziba zanyweye imiti, ya miti iragenda ikajya mu nyama. Ibyo bintu ni ibintu bikunda gutuma abantu barwara kanseri, kubera yuko urumva iyo miti ni imisemburo, ni ama hormones, kandi ayo ma hormones, iyo misemburo iragenda iyo uyiriye nawe yinjira mu maraso yawe, yinjira mu buzima bwawe, kubera yuko turi ibiryo turya. Uko uriye ni kugaragara. Bajya bavuga ngo ikirima ni ikiri mu nda, mu muco w'abanyarwanda cyangwa se mu mugani nyarwanda, bishaka kuvuga ngo icyo uriye nicyo kijya mu mubiri wawe, kikaba gishobora kuba cyakwangiza byinshi cyangwa se kigakemura byinshi. Urumva rero ikintu cy'imirire yo muri ino minsi niyo kiri mu bintu biri gutuma kanseri yongera cyane. Icya kabiri ni ukudakora siporo. Ni ukuvuga ngo ubuzima buhora bwicaye, cyangwa se ubuzima bwawe niba uhora wicaye, byongera ibyago byo kuba warwara kanseri. Icya gatatu ni ukwiyongera kw'itabi n'inzoga. Uzareba abantu
Bralirwa iracuruza ku rwego rwo hejuru, iracuruza cyane, ari byo bintu bishobora gutera indwara ya kanseri kubera ko amatabi, inzoga biriyongera cyane. Noneho ikintu cya kane, turavuga ibintu 7 biri gutuma kanseri yongera muri ino minsi. Ikintu cya kane ni ikwirakwira ry'imyuka ihumanya ikirere cyangwa se pollution nk'uko bivugwa mu ndimi z'amahanga. Uko ino myuka ihumanya igenda yiyongera bituma igenda yinjira mu turemangingo tw'imibiri yacu, ikaba yatuma hatabaho division neza, hakabaho amakosa mu kwigabanya k'uturemangingo kugira ngo ubuzima bukomeze. Umuntu agashiduka yarwaye nka kanseri y'ukuguru cyangwa se kanseri y'ibihaha, ni ibintu bikunze kubaho. Noneho ikintu cya kane ni uguhinduka k'uduce two ku isi, climate and environment. Hari impinduka nyinshi zigenda ziba kuri ino si yacu, ugasanga ahantu umusozi wa ikirunga cyarutse, n'ibintu biriya byotsi byose ni ibintu bigenda bitera indwara ya kanseri ku bantu benshi. Cyangwa se nanone ikintu cya gatandatu ni uguhinduka kw'imisemburo mu mubiri, hormone imbalance. Ni ukuvuga ngo ahangaha imisemburo ishobora guhinduka ukwayo, nta n'izindi ngaruka zabayeho cyangwa se nta bindi bintu wakoze, ukaba ushobora kurwara kanseri. Ariko cyane iyo wagiye ufata imboga n'imbuto ukanigerageza no gukora siporo, ni ibintu bishobora kuba byafasha umubiri wawe. Noneho ikintu cya nyuma ni ukutipimisha kare. Abantu benshi bamenya ko barwaye kanseri ari uko bageze ku iherezo, ari uko iyo kanseri idashobora gusubira